الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bavandimwe dufashe uyu mwanya kugira ngo tuze dusubize abanyamakuru babiri, uwitwa Kensi ndetse n'uwitwa Mutabaruka. Aba ni abanyamakuru babiri bakunze gukorana ibiganiro basesengura zimwe mu nkuru ziba zicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Barazwi, bakora kuri televiziyo yitwa TV1, niho bakunze kugaragara cyane, cyangwa se na Radio 1, sinzi niba ari bivuze neza. Ala kulli hal, aba banyamakuru babiri tuje kubanyomoza no kubasubiza no kubavuguruza kubw'ikiganiro baherutse gukora bibasira uwisilamu ndetse na shari'atul islamiyya, banibasira amahame yera y'uwisilamu. Ngibyo rero ngo hanyuma Traoré se babonye ibyo yakoze, ariko bire bintu ngiye nabyemeye buretse gatoya. Ni nacyo kintu tugomba kureba. Abanyedini ntimundakarire. Igihugu giye kugiha buruse yo kwiga sharia. Sisa abantu 800 aravuga ati se abantu buri kwarema migi uburyo kwiga sharia nuko biriya bintu ni modern colonialism. Ibyo ndashaka mbe kubwira, ariko buriya Traoré nk'umusilamu kuba yaravuze ati ese aho kugira ngo mujye kutwigisha sharia, mwatwigisha amasiyansi, mwatwigisha siyansi, twigisha ubwubatsi, twubaka imihanda, twubaka amazu, twubaka. Yes, nazarabeshya avuze ari wenda bari mu mwamagirire. oya nta no kuri ariko uyu buriya mugabo ahubwo biriya bintu rwose aravuga ati basi nimuduhe ibintu bige medicine baze bavura cyane, kandi yavuze ati abatazemera kugaruka tuzaba nukuba kuri ubwene gihugu bati mugume iyo ngiyo mu Arabia Saudite. Arabia Saudite ntabwo yabyemera, izaba ariko batahe bazataha. Ariko uranyumvira burusi 800 zo kujya kwiga sharia. Ibyo nuko kujya kwiga ubukoroni please. Hatagira basanze bajye kwiga ibindi bintu. Buriya hari buriya hari ibintu mutigeze mumenya. Hari ikintu cyitwa Wahhabism. Sindi bujye muri detail nyinshi, ariko aya matsinda ubona yaba bantu sinzi tablik abasarafist abakibi abamahama kaka ibingibi byose naho ngaho bihera. Buriya hari bo baragenda bakabikora bakabicengezamo abantu bamwe bakaza baranahindutse bagakora ibyo bakora. Nkuriya wari uyoboye IDF naru sibyo, uriya Jamil Mukuru nuko nguko. Buriya Jamil Mukuru yari umupantekote, aba babwiriza ku muhanda aza kujya mu bintu byitwa za muhazara, gore mu converti bahita bamujyana bamuha buruse yo kujya kwiga biriya, agaruka yarabaye kuriya. Uriya Shikau ariko none umenya yarapfuye. Shikau si ntiyapfuye, wo muri ntuza wo muri Boko Haram yarapfuye, abamuvuze kera. Harundi kandi Traoré kuba abona ikibazo abajihadiste bateye muri kariya karere ntabwo yashyigikira ko abantu bajya kwiga amahama kakaye. Atangiye kugenda bibona ko ari ikibazo cyane, bana bagenzi baraza kubibona. Wowe urampa buruse 800 zo kujya gukarishya abantu mu mategeko atanakoreshwa, ahubwo bari babarwanya bifuza gushyiraho abantu. Urugero aba Azawadi barashaka iki muri Mali? Bari bamurwanya bo ni bande harya bo nabo n'abajihadiste bo muri nabo ba Al-Qaeda barashaka iki gushyiraho Caliphate sibyo, nugushaka gushyiraho ingoma zigendera ku mahame y'idini ya Islam. None abantu bagiye kwiga ayo mategeko yo kugendera kuri sharia, wowe wabashyigikira wowe? Ariko kuki akora Arabia Saudite yarabitekereje, ariko nibyo nizo buruse batanga. Na Sudani ngo yajyaga ibitanga, oya na Libya yarazitangaga. Erega buri hari ikintu kimwe abantu ugomba kumenya, ziriya buruse zaratangwaga ntabwo ari nabo gusa ariko cyane cyane Arabia Saudite. Nibwo n'abanyarwanda bajyayo. Hari abanyarwanda benshi bagiye kwiga idini, ugafata nk'abantu nka 500 bagiye kwiga. Ese ntabwo abonye ko ari umunyarwanda watsinze mu gusoma Ikorowani? Gusoma Ikorowani nta kintu bitwaye. Hasi kumutwara ngo agiye kwiga idini, nta bindi ari kwiga, agiye kwiga idini. Umwana akagenda ku myaka wenda 10 agiye kwiga idini. Nose reka nkubaza, abapadiri ko ntacyo bavugaho? Ariko biga amasomo asanzwe, ntabwo biga Bibiliya gusa. Okay. Ku ruhande rumwe cya kintu cyo kujya kwigisha abantu ngo amategeko ya sharia
kandi ariko amahame akakaye. wowe ishyire mu mwanya wa Traore. Hey. Abantu uri mu kurwana Perezida nabo w'igihugu. abantu uri kurwana nabo birirwa babacinja Nta shariya. barashaka gushyiraho shariya. Wowe wohereje abantu magarirani kujya kwiga shariya. Ariko attention, shariya ni amategeko akakaye. Yego. Kuko sinzi niba babyita amahame ni akakaye. amahame shariya bivuze iki? Hey. N'ubundi ni amategeko ya Kisilamu. Urumva ni ukuvuga ngo niba umuntu yibye ni ukumuca akaboko. Umwana inzoga bakebijose. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero uyu munsi iyi kuza kw'abajihadiste muri kariya karere ka Saheli ntabwo ari ibintu nta muperezida uriho yaba ari Goyita yaba ari nde washyigikira ko abantu be bahabwa buruse zo kujya kwiga shariya. Ndakakubura. Aravuga ati rero nimutuvunjiremo muduhemo kwiga engineering muduhemo ibindi. Ariko se tunababwira tuti mw'abagabo babiri mwe mw'abanyamakuru babiri mwe, uyu muryango mwafunguye ni umuryango mubi cyane. Kwataka ubuyisilamu n'amahame ya Kisilamu mubivemo nta kamaro byabamarira, nta nicyo byabagezaho rwose. Ndabibabwiye pe, uyu muryango mwafunguye nta kintu bizigera bibafasha. Icyo ndakibabwiye. Mujye mukora ibiganiro n'izindi nkuru ku bindi bintu, ariko mwirinde kwataka ubuyisilamu cyangwa se cyitwa shariya ya Kisilamu, amahame ya Kisilamu. Rwose ndabibabwiye pe, nibyo byiza kuri mwe. Abo bagabo babiri bavuze ngo iki bavandimwe b'Abayisilamu? Baravuze bati ngo shariya ya Kisilamu, ngo abajya kwiga shariya mu bihugu by'Abarabu baba bagiye kwiga ubutagondwa n'ubuhezanguni, ndetse koko bari bakwiye gukumirwa kujya kwiga ubwo butagondwa, ngo nibo bagaruka bakaza bagateza ibibazo muri za sosiyete, bakavamo abajihadiste, bagateza mbese akaduruvayo muri za sosiyete n'imidugararo muri rubanda. Ubwo rero shariya ya Kisilamu ngo abantu ngo n'ubumenyi budafite akamaro, n'abajya kubyiga nta kamaro bagirira za sosiyete zabo, ngo ahubwo abantu bari bakwiye kujya kwiga ubuhinzi, bakiga ubwubatsi, bakiga ubuganga kugira ngo bagaruke bagirire sosiyete zabo akamaro. Ngo naho ibyo byo kwiga za shariya za Kisilamu ngo ni ubutagondwa, ni ubuhezanguni, ngo kabisa, ngo rwose ngo ariko gutekereza ngo abantu kujya kwiga ngo umujura ngo niba ngo bazamuca akaboko, ngo murumva ngo ibyo bintu koko ari umuntu koko. Ibyo bintu rero ngo byari bikwiye guhagarara, ngo ni ubuhezanguni, ngo ubutagondwa, ngo rwose ngo kabisa, ngo bihagarare. N'andi magambo nk'ayo ngayo murimo kumva abavandimwe b'Isilamu. Mu gusubiza aba bagabo babiri, awwalan mbere na mbere, iyo bavuze ashariatul islamiyya, amahame ya Kisilamu, nibwo ubuyisilamu. Ashariatul islamiyya, iyo bavuze shariya ya Kisilamu bisobanuye ubuyisilamu muri rusange, uhereye kuri aqida, ku myemerere ya Kisilamu. Imyemerere yacu y'Abayisilamu harimo uburyo twemeramo Imana Allah, uburyo twemeramo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uburyo twemera n'izindi ntumwa zamubanjirije, abamarayika, uburyo twemera ibitabo by'Imana, umunsi w'imperuka, kwemera igeno. Ibyo byitwa sharia al-islamiyya, byitwa ngo ni amahame ya Kisilamu. Ubwo nabyo turabyita ubutagondwa. Abayisilamu imyemerere yacu nibwo butagondwa, uburyo twemeramo Imana n'intumwa y'Imana n'abamarayika, ibyo nibyo mwita ubutagondwa. Iyo uvuze ngo sharia ya Kisilamu hinjiramo uburyo dusari, izi swala dusara Abayisilamu, hakinjiramo umutambagiro mutagatifu dukora hijja, hakinjiramo igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan, hakinjiramo gutanga amaturo zaka. Ubwo nabyo ni ubutagondwa. Ko tubona se Rwandair indege y'igihugu cyacu itwara abahujaji cyangwa se abagiye gukora umutambagiro mutagatifu muri Arabia Saudite buri mwaka. Ubwo igihugu cyacu kiba gipakiye mu ndege zacyo intagondwa, bazijyanye kongera kwiga ubutagondwa. Kuko hijja ni kimwe mu mahame y'idini y'Ubuislamu. Hijja ni sharia muri sharia za Kisilamu. Ubwo nabyo
bajyanye abantu ubutagondwa. Uwisilamu amahame yacu arera. Iyo uvuze sharia ya Kisilamu hinjiramo imyemerere yacu, hakinjiramo gusari, hakinjiramo umutambagiro mutagatifu, hakinjiramo gusiba kwacu Ramadhani. Ibi byose byitwa amahame ya Kisilamu, nibyo mwita ubutagondwa. Nanone mu mahame yacu ya Kisilamu cyangwa se muri sharia ya Kisilamu harimo n'icyitwa ibihano. Idini y'Islamu ni idini yuzuye yubakitse, kandi uwayiduhaye ni Allah we nyirayo. Mu byo dushiriyeho muri idini y'Islamu harimo n'ibihano. Twe mu idini y'Islamu habamo ibihano abakoze amakosa bagenewe, byashyizweho na nyiri dini ariwe Allah. Allah yaravuze ngo asariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaran min Allah. Uwibye w'umugabo cyangwa se w'umugore ajya acibwa ikiganza. Iri ni ihame. Aya ni amahame Allah yadushiriyeho mu dini w'Islamu. Allah yadushiriyeho mu dini w'Islamu yuko uwishe nawe yicwa. walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kutiba mu yindi aya Allah kutiba alaykum al-qisasu fil qatla. Allah yaravuze ngo uwishe nawe ajya yicwa. Kuko iyo bigenze gutyo nibwo icyitwa ubuzima gishoboka, abantu bakabaho mu mudendezo ntacyo bikanga. Kuko uri bwice nawe arabizi ko ari buze kuhita kurikira uwo yishe, bareta bajyana hamwe. Ibi nibyo bita ubutagondwa. Ibi nibyo bita ubutagondwa wa Kenisi na Mutabaruka. Gahunda z'Uwisilamu, amahame ya Kisilamu ariyo yitwa shari'atul islamiyya, nibyo mwita ubutagondwa. Ngo n'ubu wahabizime, ngo n'ubu salafizime, ngo by'amacakubiri. Ikintu cyitwa wahabism. Sindi bujye muri detaye nyinshi, ariko aya matsinda ubona y'aba bantu sinzi tablik, abasarafist, abakibi, abamahama kaka, ibi ngibi byose naho ngaho bihera. Buri hari bo baragenda bakabikora, bakabicengezamo abantu, bamwe bakaza baranahindutse bagakora ibyo bakora. Uyu muryango nababwe mwafunguye ni umuryango mubi cyane mushaka mwawufunga, kuko murimo murashaka kwerekana yuko Islamu n'Uwisilamu bidakwiye kubaho, kuko n'ubutagondwa ni n'ubuhezanguni, ko Islamu ari ikibazo ku isi. Nicyo muri gushaka kwerekana, ko Islamu ikwiye gukumirwa ntibeho, kuko nibo bategura intagondwa, nibo bategura abarwanyi babica abantu, nibo badashobotse kubana n'abandi muri sosiyete, nibo ndetse no kujya kwiga Uwisilamu kandi kujya kwiga ubumenyi bubi buzahindukira abanyiri kubwiga, bazahindukira bakaza baje kwica bene wabo basize, ndetse no guteza akaduruvayo muri rubanda. Nicyo mushaka kwerekana, kuko icyitwa sharia ya Kisilamu ni ikintu kigari. Uwisilamu bwose amahame yacu tugenderaho niyo yitwa sharia ya Kisilamu. Ubwo rero kuza uvuga ngo sharia ya Kisilamu ngo bajya kuyiga ngo ni ubutagondwa n'ibiki, aho ngaho mwayobye, aho rwose mwayobye. Wowe Kenisi na Mutabaruka murimo muravuga ibyo mutazi, icyo gisobanuke. Ntabwo ndagaruka kuri byinshi ku byo bavuze, ariko ni bikeya nasobanura. Bwana Kenisi na Bwana Mutabaruka, tuvugishije ukuri, muri abanyamakuru, ndakeka muri abanyamakuru, ariko kuba muri abanyamakuru ntibihareza uburenganzira bwo kuvuga ku cyari cyo cyose no kukivugaho uko mubishaka mu byiyumviro byanyu. Nakoze ikiganiro mukomoza kuri ayo magambo ya Perezida Ibrahim Traoré. Imana twese, Ibrahim ni umuyisilamu, n'abayisilamu bose muri rusange turasabirana ko Imana ya tuyobora, ikagumya kutuyobora inzira igororotse. Nicyo namusabira, n'abayisilamu bose muri rusange kikibasabira.
sindanamugarukaho cyane, afite urwego ariho, afite n'igihugu yavugiraga. Ndakeka hari abandi wenda abashehe bari ku rwego wenda runandenze bazi n'ikibazo cya kiriya gihugu cyane kundusha, abo nibo bagira icyo bavuga, kandi byose nitugumya gusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala bizagenda neza. Nge cyo navuga ni ubutumwa ushobora kuba mwatanga, nimwe ndagarukaho mu byo ndavuga muri aya masaha, KNC na Mutabaruka, kuko mwabwiraga abanyarwanda, ikinyamakuru cyanyu kibwira abanyarwanda cyane cyane, mwakoresheje ururimi rw'ikinyarwanda. Hari message rero mushobora gutanga zitari zo abantu bagomba gusobanukirwa, dore ko zibiba n'umunabi n'urwango kuri bamwe mu banyedini, noneho no kubahuguza ku magambo yanyu. Mwavuze byinshi, mugaruka ku gihugu cya Arabia Saudite, mukivugaho yuko bitari bikwiye yuko umuntu perezida arebera kuba hari abanyeshuri bagenda kwiga ibyitwa Sharia law. Mwasobanuye nabi, ntabwo muyizi, ibyo muvuga ntabyo muzi kandi tubyemeranye, ntabwo ibingibi mwabyize. Mwagombye kubaza ababyize bakabibasobanurira, ba nyiri kubyiganye ntabwo ari mwebwe. Mubivuga nabi, mubiha definition itariyo. weho KNC ushaka kugaragaza ko Sharia law bavandimwe b'Islam batwumva wenda ni ijambo ry'icyongereza, bisobanuye amategeko ya Kiislamu, amategeko ya Kiislamu, Sharia law. Gusobanura rero wo KNC bitewe n'urwango rwanyu mwebwe muba mufitiye rimwe na rimwe abayisilamu, ushaka kongeramo ngo na Sharia law ngo na amategeko akakaye, niko wavuze. Ibi ni ibisobanuro by'urwango muba mushaka kwishyiramo ku bayisilamu, muba mushaka gushiramo mukongeramo kantu gakakaye. Ntabwo Sharia law bisobanuye amategeko akakaye, ibyo ngibyo ni wowe byongeyemo. Iryo jambo riri radically uba ushizemo ni bya bindi mushaka kugaragaza ko buri muyisilamu wese yatezwa icyasha, ariko rishizemo kandi ntabwo ririmo. Kugaragaza ngo Sharia law ngo na amategeko, ngo yo sinzi ngo gutanga abantu, ngo yo gukora ibiki, ibyo ngibyo mushaka kwambika ishusho yani ya Islamophobia kuri buri muyisilamu. Turabazi kandi ntabwo ari bishya, turabisobanukiwe cyane kurusha uko wenda mwebwe mu bitekerezo, ariko Sharia law nta hantu bihuriye no gukakara ibyo ngibyo mugenda muvuga. Ubwo warabivuze unengaho igihugu cya Saudi Arabia kuri buruse ngo gitanga, kuri buruse gitanga, ushaka kugaragaza ko bitari bikwiye. Reka wenda mvuge ntarukana, akavuze byinshi kuri kiriya kiganiro, nsobanura ingingo ku yindi igaragaza kudasobanukirwa kwanyu mwebwe ko muri babiri, nuko muvuga ibyo mutazi. Wana KNC, iri dini ry'ubuyisilamu wabyemera utabyemera rifite nyiraryo. Utari Saudi Arabia n'abayobozi bayo, utari Burkina Faso n'abayobozi bayo, utari Afrika n'abayobozi bayo, utari Aziya n'abayobozi bayo, utari Amerika n'abayobozi bayo. Iri dini ry'ubuyisilamu rifite nyiraryo ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Twebwe nk'abayisilamu niba twemera ko rifite nyiraryo, uko byagenda uko ariko kose ararikunda kurusha abo yarihaye, azarirengera kurusha abo yarihaye. Abo yarihaye barirengera batarirengera, nyiraryo azaryirengerera. Surati Shura aya ya 21, Allah yaravuze a'udhu billahi minash shaitanir rajim, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى يقرأ جمري آية yuko abantu yaba abarwanyi b'Islam yaba badashaka kumva b'Islam bakagira ibindi bo bazibonamo ko ari byo byakabahaye amategeko. Umuyisilamu we agomba kumenya yuko Allah shara'a lahum min ad-din, agomba kumenya yuko Allah niwe wahaye buri muyisilamu amategeko agomba kugenderaho, n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala.
rero ntabwo umuntu yakagombye mu migenzereze ye no mu misengere ye kugira ahandi afata amategeko usibye ku muremyi we Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi niyo Islam. Ubwo aya mategeko abantu bagomba kuyiga. KNC na Mutabaruka bari tuganiye kubera ko muvuga ibyo mutazi kandi mutanatekerejeho usibye rwango gusa byo mwirirwamo mushaka kototera ubuyisilamu n'ibindi mwirirwamo nimwe mubizi. Burkina Faso wenda nk'igihugu reka nkigarukeho gatoya, nujya kureba population yabo bafite nka miliyoni 4 cyangwa miliyoni anako miliyoni 24 cyangwa miliyoni 23 aho ngaho n'igice. Muri izi miliyoni 23 umubare w'abayisilamu ni 63%, hafi miliyoni 14 n'abayisilamu. Urumva nibo benshi muri kiriya gihugu. Aba bantu bakeneye abamenyi kuko ubuzima babayemo bushingiye mbere yuko bushingira ku bindi, bushingiye ku idini ryabo. Niyo mubare ni benshi. Kuba rero bagiye kwiga kwa Saudi Arabia siko bemeze, buruse ziratangwa ahantu hose, buruse ziratangwa. Abantu bava aha bajya aha, abandi bakava aha bajya aha, abandi bakava aha bajya aha. Kandi murazi yuko igicumbi kidini y'ubuyisilamu ahari ubumenyi, hari ibirango byacu ni Saudi Arabia, ni Maka, ni Madina. Ibrahim alayhi salatu wassalam yarahabaye, arahazi, afite ibikorwa. Wa idh yarfa Ibrahim alqawaida min albayt wa Ismail, iriya nzu al-Kaaba Ibrahim niwe wayubatse, niwe wayizamuye, niwe wazamuye imisingi yayo, na Ismail ukamana ukagera ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thaniyan, icya kabiri navuga abavandimwe b'Islam, hari gahunda mugomba kumenya ku isi ziba ziri gutegurwa, hari za propaganda zihari zo gusenya ubuyisilamu buzima bwa nyabwo twasigiwe n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ariko binyuze mu turufu y'icyitwa ubutagondwa. Wallahi wa billahi wa tallahi, ndarahiye ku Mana isumba byose, twebwe abayisilamu n'ubuyisilamu turi kure n'icyitwa ubuhezanguni n'ubutagondwa ndetse no kwica abantu by'inzirakarengane n'ibindi bikorwa byose bigambiriye guteza akaduruvayo n'imidugararo muri rubanda. Ubuyisilamu turi kure nabyo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yiyamye inihanangiriza intagondwa na mbere yuko zitangira kubaho nkuko tubibona muri iki gihe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ku bakhawariji izi ntagondwa mwumva. Intumwa y'Imana yaravuze ngo tuba liman qatalahum aw qatalu, ngo ijuru ni irya wa wundi uzarwanya intagondwa n'ibyihebe akazica cyangwa zo zikamwica. Ahangaha ni za guverinoma ziri kubwirwa, zifite ububasha mu kurwanya intagondwa. Imana yanasezeranyije ibihembo ku bantu muri idini bazaruhagurukira intagondwa bakazirwanya bivuye inyuma, mpaka ibihugu za guverinoma zigafata umwanzuro wo kuzirwanya no kuzitsinsura mu birindiro byazo ziba zirimo no mu ndiri zazo. Abantu bazakora ako kazi Imana yabasezeranyije igihembo cya Janna igihe hari abemeramana. Ubwo se ubuyisilamu ngo bushigikiye intagondwa kandi buri no kugaragaza ibihembo by'abazica intagondwa, ahubwo bakanazirwanya bakazamagana. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu yindi mvugo yaravuze ngo sharru qatla tahta adini sama, izi ntagondwa aba bahezanguni, ibi byihebe mwumva za Boko Haram, za Islamic State, za Al-Shabaab, za imitwe yose za Al-Qaida, za Al-Qaida n'indi mitwe yose yitwaza ubuyisilamu ariko bakora ibikorwa by'ubutagondwa bigayitse bihabanye n'ubuyisilamu. Intumwa y'Imana yaravuze ngo sharru qatla tahta adini sama, ngo imayitimbi, umupfu mubi kuri iyi si
ni umuntu upfira muri biriya bikorwa agapfa birimo. Imayiti mbi ya mbere kuri iyi si ni imayiti y'umuntu upfiriye muri biriya bikorwa by'ubuhezanguni n'ubutagondwa. Ubwo se Isilamu niyo kandi bihindukiye ahubwo bayita ubutagondwa? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad wa iram, ngo ndamutse Imana impaye igihe kirekire cyo kubaho nkazahura n'izo ntagondwa, ngo nazazica nkazitsitsura bikomeye cyane nk'uko Imana yarimbuye abantu bo kujya kinumwe y'Imana bita Salih na Hud. Ubwo se ubu Islamu nibwo kandi buhindutse noneho kariyo ndiri y'ubutagondwa? Mwagiye muvuga ibyo muvuzi koko? Muzi uburemere bw'ayo magambo muvuga? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo kullama rufi'a qarnun quti'a, intagondwa buri uko zizaza zizura umugara zikagira ahantu runaka kabisa zifata zikagira ijambo, Allah azajya yohereza mu biremwa bye abazitsitsura. Nta gihugu intagondwa zizagira, zizajya zihora zicwa. Aho zigeze ziyorganize zishire hamwe zitwa ngo zagize akabaraga, Allah azohereze ibindi biremwa biza kuzitsitsura kuzageza ku munsi w'imperuka. Ibi byose biri mu dini w'Islam. Nahnu bura'u min a'malihim, tw'abayisilamu n'ubuyisilamu turi kure n'icyitwa ubutagondwa n'ubuhezanguni. Ariko nanone hari amahame mu Buyisilamu ahari. Isilamu irasobanutse. Rero bavandimwe b'Abayisilamu, hari za propaganda kuri iyi si z'abanzi b'Ubuyisilamu batangije hirya no hino ku isi, zihe zo kurwanya Ubuyisilamu bw'umwimerere buzima, bitwaje ikarita cyangwa se turufu y'icyitwa atatarrufu wal irhab, ubutagondwa n'ubwihebe n'ubuhezanguni, bigatuma byuririrwaho kugira ngo babigire ikiraro cyo gusenyana bw'Abayisilamu buzima. Aribyo bino ba Kenisi baba bibereyemo byo gushaka Uwisilamu sharia, amahame ya Kisilamu, kuyashira mu gatebo kamwe no kuyitirira ubutagondwa n'ubuhezanguni, kandi twebwe bitandukanye. Uwisilamu buri hano n'ubuhezanguni buri ku ruhande, biratandukanye. Kandi ikindi Abayisilamu urabizi, imitwe myinshi y'ibyihebe n'intagondwa abenshi banayishinga usanga arabanzi b'Ubuyisilamu pe kabisa. Twe rero Abayisilamu turayamagana iyo mitwe yose, tukagaragaza ko twitandukanyije nayo. Ubuyisilamu burera. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarakana ala al-mahajjati al-bayda, intumwa Muhammad yadusize ku mahame yera. Ubuyisilamu burera, ash-shari'ata al-islamiyya, amahame y'Ubuyisilamu arera, buri kintu cyose kirasobanutse. Ntabwo tugira ibyo yitwa amayobera matagatifu, ntabwo tugira ibintu bidasobanutse mu Buyisilamu. Buri kintu cyose kirasobanutse. Layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, nta numwe uzakora ibinyuranye n'amahame ya Kisilamu uretse ko yorama. Nizo ntagondwa mwumva zayobotse ibyo bikorwa bigayitse, intandaro nuko nyine bigumuye ku mahame yera mazima y'Ubuyisilamu. Iyo baza kuba bari ku Buyisilamu bwa nyabwo, ntawe bagakwiye kuba barisanze mu bikorwa byo kwica abantu b'inzirakarengane bitwaje Ubuyisilamu cyangwa se bitwaje idini. Ubwo rero nagira nkubwire ngo mwabagabo bamwe babiri, Kenisi na Mutabaruka, Ubuyisilamu stop no kubwataka. Mwitwaje ngo muri kwamagana ubutagondwa, muvuge intagondwa, muzamagane nk'uko natwe tuzamagana. Alhamdulillah, ni kenshi cyane twakoze ibiganiro byinshi bigaragaza ububi bw'intagondwa n'iyi mitwe y'iterabwoba, tunagaragaza ko bitari mu dini w'Isilamu namba kabisa. Namwe mu byamagane nk'abanyamakuru nk'uko natwe tubyamagana, noneho twe tukanabyamagana bishingiye kuri Qur'ani na Sunna. Ariko noneho nimushake kubyururiraho munasenya munasebya bwa Buyisilamu bw'umwimerere buzima. Icyo gisobanukira abavandimwe b'Isilamu n'Abayisilamu bimenye ko izi propaganda zirahari, kwitwaza icyitwa ubutagondwa
ariko noneho bakabigira ikiraro cyo gusenyera bwa buyisilamu bw'umwimerere buzima, banyuze cyangwa se bagaragaje icyitwa ubutagondwa. Ibi bintu bigomba kuvanguka bikanasobanuka. Twizi dini twamagana ubutagondwa kandi atari ukubwamagana kugira ngo za gavumenti zidushime. Twe tubyamagana kuko biri mu idini, tubyamagana kuko biri mu dini, ntabwo tubyamagana kugira ngo za guverinoma zidushime cyangwa se abantu runaka. Twebwe niyo gavumenti zitadushima, twebwe ni inshingano zacu kuri twe kurwanya ubutagondwa n'iyi mitwe y'iterabwoba, kubera yuko biri mu idini. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo yavuze yuko Allah muhaye igihe kirekire cyo kubaho yari kuzayirwanya imitwe y'iterabwoba yose. Ubwo rero ibi bintu bisobanuke, ibi bintu bisobanuke. Kuba umuntu yajya kwigira ibintu ahantu bifite ibimenyetso byabyo ni byiza kurusha kuba yajya kubyigira ahandi. Ubwo dushingiye kuri uyu mubare uri muri Burkina Faso, siko bimeze ko abantu bajya kwiga idini hariya kugira ngo bazaze bigishe bene wabo basobanurire, ntabwo byari byaba icyashya cyangwa bibenga ikibazo. Ni benshi kuba abantu 1000 cyangwa se 800 bajya kwiga idini muri miliyoni, ubyumve neza, 14 kugira ngo baze basobanurire idini. Ibyo ngibyo weho ushaka kwita iterabwoba cyangwa se ubutagondwa wa KNC na Mutabaruka, mwari muzi yuko ibi ngibi muba muvuga cyangwa se abazahembera kino gitekerezo ari cyo gitekerezo ahubwo cyakora iterabwoba. Uno munsi abanyeshuri biga muri biriya bihugu nibo batanga uruhare runini mu kurwanya ibi bikorwa by'iterabwoba, kuko barize ibi bikorwa by'iterabwoba. KNC niba ukirebera ko igihugu nka Saudi Arabia cyabindiri yo kubiba ibitekerezo by'iterabwoba mu banyeshuri cyari hasi cyane, nta nubwo uzi by'iterabwoba. Hari umusesenguzi njya nkunda kureba rimwe na rimwe bikunyura ku ntabwo ari cyane ariko hari igihe binyuraho gutyo haba nakumvaho gatoya. Uzumve uwitwa Dr. Rusa gatoya nigeze kumva arabikomozaho, akomoza ni bande bubaka bakanategura iterabwoba. Ibyo bihugu ni by'abazungu, nta hantu bihuriye n'abayisilamu mu nyungu zabyo, muri gahunda zabyo, kandi niko kuri guhari. Uno munsi urajya kureba ugasanga abantu b'abakristo bafite amazina y'abakristo baraje guhugura abantu, aribo bari kwa bitekerezo by'iterabwoba mu nyungu z'ibyo bihugu byampatse ibihugu bikomeye. Ubu niba utazi iki ngiki wowe bivuga urabizi. Niba urebera ikibazo cy'iterabwoba no gushyirwa mu bikorwa, ukabirebera ko byaterwa n'abantu kujya kwiga Saudi Arabia, uri hasi cyane. Ibitekerezo bya biri hasi, ntabwo uzi ibyo uvuga. Saudi Arabia ni igihugu cyakira ingeri zose z'abantu, ntabwo ari buri mwaka, buriya ntabwo ari hija, hari ibyitwa umura, bajyayo buri munsi. Ingeri zose z'abantu bose baturisi bafite ubwene gihugu bwa buri gihugu. Ntabwo ari cyo gihugu cyafavoriza iterabwoba, ahubwo kiri mu bihugu bya mbere birwanya iterabwoba. Wowe urasobanura Sharia law, ntabwo uzi ibyo uvuga. Wari uzi ko Sharia law tuvuga mu Rwanda honyine 90 hafi na kangahe bice umubare munini kwijana, 90 umubare munini kwijana abayisilamu baho bubahiriza Sharia law. Weho iyo urebye Sharia law ukayirebera mu mategeko mpanabyaha, ukarebera Sharia law mu bisobanuro by'intagondwa n'abantu b'iterabwoba, nawe ugiye guhuza ibitekerezo habo. Sharia law bisobanuye amategeko ya Allah. Itegeko rya mbere rya Allah gendera inkingi z'Ubuislamu, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inkingi eshanu, guhamya yuko nta yindi imana ikwiye gusengwa by'ukuri usibye imana imwe rukumbi. Ibi mu Rwanda abayisilamu bo mu Rwanda bose barabyubahiriza, siko bimeze. Iqamu sala, guhozaho iswala eshanu, abayisilamu bo mu Rwanda barabyubahiriza. Itau zaka, gutanga zaka, abayisilamu bo mu Rwanda bose barabyubahiriza. Saumu Ramadan, kusiba ukwezi kwa Ramadan, abayisilamu bo mu Rwanda bose barabyubahiriza. Wa hijjul baiti llahi man istata'a ilayhi sabila, kujya gukora hijja imaka, abayisilamu bo mu Rwanda bafite ubushobozi barabyubahiriza. Izi nizo nkingi z'Ubuislamu.
hari aho wumvishemo ngo gukata ibiganza, hari aho wumvishemo ngo guca abantu imitwe, hari aho wumvishemo ngo ibiboko. Ibi aya ni amategeko yitwa hududu jinayati, yinjira muri amwe mu mategeko mpanabyaha mu Buyisilamu. Kandi ibi ngibi birareba umuyisilamu uri mu gihugu kiyoboresheje amategeko, kandi bikareba umuyobozi ni ubigena akareba ko byakorwa. Ntabwo ari akaduruvayo, ntabwo ari akavuyo. Ntabwo bisobanuye rero ko aho umuyisilamu wese ari n'aya mategeko mpanabyaha ko amureba. Hoya, turi abayisilamu, turi abanyarwanda. Imana mu igeno ryayo niba twagiye kuvuga turi abanyarwanda, tukisanga turi ahantu bayoboresheje amategeko yataraye y'idini, turashyira mu bikorwa ayo twemerewe gushyira mu bikorwa. Nidushyira mu bikorwa ayo twemerewe gushyira mu bikorwa, ntabwo Imana izaturyoza yariya. Ntabwo Imana izaturyoza. Nta nubwo ari na ngombwa ngo abantu bashyire mu bikorwa, kubera ko icyo gihe ntabwo bitureba. Ibi nkubwira nibyo twize muri ayo mashuri. Ibi nkubwira nibyo twize muri ayo mashuri twebwe aho Saudi Arabia. Ni nako bitwigisha aho barimu. Ntabwo rero wagahisuza ngo ujye kwataka ya myumvire y'intagondwa ibona ko sharia law ngari kugirira abantu nabi. Iyo myumvire yawe yigize gutyo, waba uyifatanyije na ziriya ntagondwa. Tukumvikana ibi bintu byo kuza mukataka ubuyisilamu. Mbese tuba tuje nga kubera guceceka, ducecetse ahangaha wazasanga ejo bundi abantu batari kujya kwiga hagende ku bitekerezo bya KNC, ko ari gutanga ama message ngo n'abandi ngo bazabirebereho. Ubusi ngo ninde wabyemera? Arasobanura sharia ku bitekerezo byawe weho. Ducecetse abantu barengana, ducecetse abantu bakwambika isura mbi Islam. Gurumana ko sharia le bisobanuye iki? Sharia rero harimo al-imanu billah, inkingi esheshatu zo kwemera. Kwemera Allah, kwemera intumwa ze, kwemera ibitabo, kwemera abamarayika, kwemera umunsi w'imperuka, kwemera igeno. Ibi hari umunyarwanda utabyubahiriza se? Umuyisilamu arabyubahiriza uri mu Rwanda. Kuba atakubahiriza amategeko mpanabyaha cyangwa se ibindi bya jihadi ya Kisilamu ntabwo bimureba. Nta nubwo Imana izabimubaza. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ntabwo Imana izabaza umuyisilamu ibitamuhereye ubushobozi. Ariko ejo bundi yarenganwa. Bavandimwe b'Abayisilamu aba ba KNC bashaka guteza icyasha igihugu cya Saudi Arabia. Igihugu cya Saudi Arabia ntabwo gitanga izi buruse gusa zo kwiga sharia law gusa, kandi n'abazize batanga umusanzu wabo. Wanagohereza ingero, hari abashehe sinzi niba ubazi mu Rwanda iwacu, iyo bagiye gusaba akazi badepoza ibyo nyine uvuga ngo sharia law, ngo amategeko ya Kisilamu bize. Abenshi urabazi bafite n'imyanya ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bize nibyo bariya abana bashaka kugarura bari kwiga. Aho bihuye n'utagondwa. Urabazi nakubwira runaka afite diplome yakuye muri sharia, kandi iyo depose yagiye gusaba iyo myanya. Sibyo tuvuga se ngo yize ubutagondwa, tugarura abandi bagiye kwiga nk'ibyo yize kubera akarengane kanyu n'urwango rwanyu ku Buyisilamu, ngo tubagarure. Oya, musobanukirwe ibi ngibi. Buyisilamu bino bintu bimaze kujyamo navuga nk'ibice bitatu. Siko bimaze kujyamo nk'ibice bitatu. Abayisilamu mu shusho no mu ruhando nge nabacamo ibice bitatu. Hari abayisilamu wenda bakabije basobanukirwa ubuyisilamu nawe, abitwa bakawariki. Bano bakabya, abo uvuga biterabwoba n'intagondwa. Ariko wari uzi ko kino kibazo uwa mbere wahanganye nacyo ari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam KNC na Mutabaruka. Mugende murebe umugabo waje guhangana no guhangara intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, role model wacu, uwa mbere wacu tureberaho ko twe dushaka ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Hari umugabo Andika, who is Dhul Khuwaisira. Andika suzi cyongereza. Andika Dhul Khuwaisira ni muntu ki? Ni umugabo waje afite ibitekerezo by'ubutagondwa n'iterabwoba, agashaka kuritera Mtume. Niwe wa mbere watangije iyi mico y'ubutagondwa. Mtume uzi ijambo yavuze, ati aba bantu tugomba guhangana nabo. Abita kilabu jahannam, abita imboga zo muri jahannam. Aravuga ngo la in adraktuhum, aba bantu musi nahuye nabo bafite ibitekerezo byo guhangara umuyobozi,
byo gushaka gufata ubuyobozi ngo bari bo babutwara, ngo la aqtulannahum qatla adi, nzabica urupfu rw'agashinyaguro, ntume ni utangije kurwanya intagondwa. Rero abayisilamu nanjye na runaka nande aho twaba turi hose, umunsi hari umuntu washaka kuzana ibitekerezo by'ubutagondwa n'iterabwoba no kubuza umutekano no umudendezo rubanda, amena amaraso y'inzirakarengane yaba ari abayisilamu cyangwa se atari abayisilamu, akamena amaraso yabo y'inzirakarengane, aba bantu umunsi mwabonye KNC nanjye uzamuhamagare tujye kubarwanya, ngende tayari nanjye nzambara teni munanyigisha imbunda tujye kubarwana, kuko intumwa y'Imana dutegetse kubarwanya. Hari bano abayisilamu bitirira ubuyisilamu ariko bafite ubutagondwa n'iterabwoba mu nyungu za mpatsi ibihugu cyangwa se abazungu cyangwa se abandi cyangwa se injiji z'abayisilamu zitize. Sharifa icya gatatu twavuga abavandi b'Isilamu, twebwe kuba mu dini w'Isilamu harimo ibihano runaka, kuko muri sharia mu mahame ya Kisilamu harimo n'ikitwa ibihano. Kuba mu dini w'Isilamu harimo ibihano ntabwo bisobanuye ngo ubwo n'ubutagondwa cyangwa n'ubuhezanguni. Oya, tw'abayisilamu dutegetswe kwemera ibiri muri Qur'an, yewe n'umurongo Allah yatanze ku byaha runaka n'ibihano byabyo, dutegetswe kubyemera nk'abayisilamu tudashidikanya, tukanemera ko uwo murongo wa Allah, iyo sharia cyangwa se ayo mahame Allah yatanze ku byaha runaka n'ibihano byabyo, tugomba kwemera tudashidikanya ko ari wo murongo mwiza uboneye kuruta n'amategeko yose za inteko ishinga amategeko ku isi zashyiraho. Tugomba kwemera ko amategeko ya Allah ariyo meza kuruta amategeko ashyirwaho n'abantu n'inteko ishinga amategeko hirya no hino ku isi zigenda zishyiraho. Ibya Allah nibyo byiza, kabone nubwo twaba turi mu bihugu aya mategeko ya Allah adashyirwa mu bikorwa, ariko ku mutima no mu myemerere yacu dutegetswe kwemera ko ibya Allah nibyo byiza, ari nabyo biboneye. Qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'an yaravuze ngo afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Ubu koko ninde washiraho amategeko meza agenga abantu aboneye? Ninde washiraho umurongo mwiza ugenga ibiremwa kuruta Allah subhanahu wa ta'ala? Hari uwo muzi? Niyo nteko ishinga amategeko ku isi ishobora kwicara igatanga umurongo n'itegeko ku cyaha runaka uburyo igihano cyacyo kuruta Allah subhanahu wa ta'ala? Hari uwo muzi? Allah niwe waturemye, ni nawe uzi ibyatuma ubuzima bw'abantu bukomeza kubaho neza n'abantu bakaba mu mudendezo. Niyo mpamvu twebwe abayisilamu twemera ko amategeko ya Allah ariyo meza, kabone nubwo aho twaba turi yaba adashyirwa mu bikorwa. Allah yaravuze ngo waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Ninde washiraho umurongo mwiza agashiraho amategeko agenga ibiremwa meza kuruta Allah subhanahu wa ta'ala? Hari uwo muzi? Igisubizo ntawe. وقال الله تعالى نو يدي آية الله يرفزه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا محمد تواغو هاي أما همي يرى أريو دين الإسلام بيري مبجوسي بيريرا ناما همي شريعة يرى الله يسوي الإسلام كان شريعة كان سيوجوم ونام تبارك. Sharia Kiislamu ni ikintu kigari, buri kiri mu idini cyose na mahame y'Uislamu kitwa sharia. Allah yarabwiye Muhammad ati thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha. Yewe Muhammad, ayo mahame twaguhaye bari yukurikira, wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Ntuzakurikire amaranga mutima ya babandi binjije badasobanukiwe Uislamu, ngureke ibyo twaguhaye byuje ukuri biri ku murongo muzima, ngubite ujye gukurikira ibyo abantu badasobanukiwe bagendera ku maranga mutima yabo. Hano Allah ari kutwereka yuko ibiri mu dini y'Uislamu kariho murongo mwiza ugororotse, ko ibindi by'abandi rwose banyiri kubishiraho babishiraho bishingiye ku maranga mutima, ariko ntabwo byaraturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ngiyi bisobanukiye Islamu. Umuyisilamu wese ava akagera
ategetswe kumva ko umurongo wa Allah yatanze haba ku bihano runaka niwo murongo mwiza uboneye, ko n'isi yose iramutse ibishize mu bikorwa aribwo isi yatungana. Abavandimwe b'Islam, iyi myemerere ugomba kuyigira, iyi myemerere ugomba kuyigira. Allah anategetse intumwa ye Muhammad, wa an yahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum. Yewe Muhammad, iyo ugiye guca imanza hagati y'abantu, jya uca imanza ushingiye ku byo Allah yakumanuriye, ariyo aya mahame y'Ubuislamu, kuko niyo meza, niyo atunganye, niyo yuje ubunyangamugayo, ni nayo yuje ubutabera. Bari uzajya ushingiraho Muhammad mu guca imanza hagati y'abantu, wirinde kugendera ku bindi by'amarangamutima y'abantu abantu bishiriyeho bitari byo wamanuriwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Twebwe rero Abayisilamu twemera ko umurongo wa Allah n'amahame haba ku byerekeranye n'ibihano kari wo murongo mwiza uboneye. N'Umuyisilamu wese wabona ko amategeko y'inteko ishinga amategeko ku isi hirya no hino ariko anyuranyije n'umurongo wa Allah muri Quran cyangwa se mu dini w'Isilamu, Umuyisilamu wese wabona ko ayo mategeko yandi yashizweho n'abantu atari aya Allah cyangwa se ahabanye n'aya Allah, uzabona ko ariyo mategeko meza aboneye, ko iby'Ubuyisilamu ritera nyuma, ko ndetse byuje ubutagondwa cyangwa se bituje ubumuntu, ko ahubwo ibyashizweho n'abantu aribyo kabisa byumvikana bisobanutse, akaba ariyo myemerere agira nyuma y'uko amaze kwerekwa ibya Allah akabisomerwa ko aribyo by'ukuri akabyanga, kafara billah, abavuye mu dini babaye kafiri. Aho cyangwa se uzabona ko amategeko y'abantu yashizweho n'abantu ko angana mu bwiza 50/50, ko bingana mu bwiza na ya Allah, uwo nawe faqad kafar, abavuye mu dini w'Islam. Amma naho uza yoboresha cyangwa se agaca imanza akoresheje andi mategeko yandi yashizweho n'abantu atari ya Allah, mu'taqidan fi qalbihi, ariko yemera mu mutima we ko amategeko ya Allah ariyo meza aboneye, ari nayo yuje ubutabera, ariko kubera system arimo cyangwa se kubera amarangamutima y'umutima we bikarangira amategeko ya Allah yaretse agakoresha yashizweho n'abantu, faqad irtakaba kabira min kaba'ir adh-dhunub, azaba akoze haramu ariko ntabwo bimuvana mu dini w'Islam. Iyi niyo myemerere ya Ahlusunnah wal Jamaa. Twe niko twemera Abayisilamu, twebwe niko twemera. N'Umuyisilamu utakwemera gutya yakwisanga mu kindi cyiciro, wal iyad billah. Ibi ngibi rero bisobanuke amategeko y'Ubuislamu ntabwo ari ubutagondwa, kabona n'ubwo twaba turi aho adashirwa mu bikorwa, sawa gahunda yaho ngaho tuba turi niyo abantu nyine baba bari kugenderamo, ariko bidakuyeho ko Umuyisilamu umutima we atagomba kwemera ko amategeko ya Allah ariyo meza kuruta andi yariyo yose, ko ndetse nta nicyo wayanganisha nacyo amategeko ya Allah ubwiza. Ibi ngibi bisobanuke, barakallahu fikum. Nta muntu kwiga shiriya ngo ajye guteza akaduruvaye mu bihugu by'abandi, ntabwo abaho. Abaye nariho yaberize nabi, ntabwo bitwigisha, nta nubwo bari abana bashaka kugaruka babyigishwa. Ariko si KNC weho iyo uvuga ngo abantu bakure ngo Saudi Arabia uzi abantu bava muri Afrika umubare wabo ungana ute bagiye gukora ubuyaya Saudi Arabia, bagiye gukora ubuyaya, ko bitari kukubabaza? Nase byo birashimishije tutari kutekerezaho muri bihugu bya Afrika, uhereye iwacu n'ahandi hose muri Afrika, abagiye gukora ubuyaya n'undi akazi gaciriritse, bo ntabwo bafite impungenge ko bazigishwa ibyo bintu. Manzi utekereza kwanza kuri abo ngabo, kuko aba ngaba bo bari kujya mu mashuri, bo bafite porogaramu zizwi, tukumvikana. Kandi ibi bintu buriya KNC niba utabizi, iki gitekerezo no gushikira ngo cyaba nicyo ahubwo gishobora guteza akaga za ntagondwa no kuvuga ati twababwiye, dore sasa batangiye kurwanya Ubuyisilamu ku buryo bugaragara, ntibashaka mu buniga, twarabibabwiye. Ubwo rero ufite umwana namwohereza aho turi, iki gitekerezo cyumvishwa, intagondwa nizo zacyungukiramo. Mugiye kohereza abana hariya mu buryo buzwi,
ari twebwe tuza tukadwanya buno butagondwa. Njye naguha urugero, hari ihurizo hanga mu Rwanda rigeze gutambuka, ihurizo rivuga ngo abo bantu muri RMC, abo bitwa basindayega, iri hurizo baratwangiye cyane, bararyanga. Twibaza kubaza ati umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda ninde? Gisubizo tugisubiza nkuko twabize muri za university. Umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda, iyo abayisilamu bari ahantu hari umuyobozi akaba bayoboranye n'abandi bantu b'abanyamadini benshi, abayisilamu ari bake, uwo muyobozi, uwo perezida ni uri umuyobozi nyine wabo, kuko ntabwo aba bayoboye hashingiwe ku by'amadini. We ni itegeko rye, ni perezida kuri gahunda ye, niba ni gahunda baba bafite. Uwo muyobozi njyewe narasubije nkuko nabyize, umuyobozi w'abayisilamu wo mu Rwanda ni Perezida Paul Kagame. Waruzi urwango iki gisubizo abo bantu ba RMC bangiriye, abo basindayigaye na Nisa. Iyi ni manhaju tatarruf, ni manhaju al-ghuluwi, iyi manhaju ni manhaju manbuzu hata fil Islam. Ahubwo muzabite khawarij, ariko ntago ari salafiya. Kuko nabo bashaka kwibonamo ko nabo abayobozi, nabo bagomba kugira ijambo. Wabihuza gutese bose indayigaya ibyaba bishingiye kuri Qur'an, uyu perezida ibyo bishingiye ku itegeko nshinga. Ubu si byawe bibaye abayobozi babiri, ariko uzabikurikira uzabibona kenshi siko bimeze. Ubwo ari njyewe uvuga ibyo ngibyo nabyize gutyo, kandi bitarimo uburyarya na gato, kuko niko nabyize nako bimeze. Umuyisilamu uri mu Rwanda, umuyobozi we ni umuhereza itegeko, ni umubwira bizagenda gutya, umuhanda uzagenda gutya, ibiciro bigomba kugenda gutya, kila kitu, ibitaro bizubakwa aha, indangamuntu uzayifata gutya, pasiporo bizagenda gutya, ni perezida. Ibindi by'idini ryawe weho ni iby'idini ryawe, ariko imiyoborere n'imigenzereze n'imitegekere, umutegetsi wawe n'uyu nguyu, kandi ugomba kumwumvira mu gihe icyo ari cyo cyose. Atagutegetse ikintu kirakujyana mu guhakana Imana yawe, mu gihe atakubangamiye, mu gihe atagutoteza, utegetswe kumwumvira. Ibi nibyo twize muri izo university. Ubwo urumva n'ubutagondwa nabyo nibyo bariya biga, kubaha uriya Ibrahimu Traore no kutamurwanya. Ntabwo barajya kuzira ibitekerezo by'intagondwa ziri gukorana na bampatsi bihugu ngo noneho babura amahirwe yabo. Kenshi ibingibi byose mu bitekereze, sibyo? Ubwo hari abantu b'intagondwa, umuyisilamu wese n'abatari bayisilamu bagomba kubarwanya. Igice cya kabiri ni abayisilamu bikundiye idini ryabo, abayisilamu bari kuri rya dini ritavangiye, riri ku murongo, rya dini ry'intumwa y'Imana n'abasangirangendo. Bano barahari, batari mu bitekerezo by'ubutagondwa, ntabwo babirimo. Abangaba ku nyungu z'abanzi babo, mu Bayahudi n'abandi n'abo bampatsi ibihugu n'abandi bose, ntabwo nabo bashaka n'aba bayisilamu beza batari mu butagondwa. Ahubwo nibabona bagumye ku Isilamu bwabo bwiza, bubanira abandi neza, abayisilamu n'abatari abayisilamu, bakabugumaho gusa. Kubera igice cya gatatu ndakubwira, aba nabo hari igihe babitiranya, bagashaka kubaha ishusho nk'iyaba ngaba b'intagondwa, bakaba banabarwanya, bakabafunga, bakabatoteza, bakababeshyera, bakabahimbira. Aba barahari. Igice cya gatatu ni igice noneho gishaka kubona ubuyisilamu nk'ubukristo nk'ayandi madini. Isilamu n'abakristo by'umwihariko bafitanye ihuriro, ndashaka kuvuga bafitanye mu byo bemera, hari ahantu bahuriza hanini cyane, hakaba n'ahandi hatoya, ariko aho ngaho hatoya hatakuraho ya sano nini idafite aho ihuriye nini cyane. No mu myemerere yacu kumva duhurira kuvuga ko Imana ari imwe, duhurira gusenga Imana, duhurira ku ndangagaciro. Namwe mu idini y'abakristo, mu idini yabo nabo bagira kirazira, ibi birazira, indangamugayo, indangagaciro, ibyo tubihuriraho. Hanyuma nagira menya barigeze kumva basindayigaya babikomozaho. Rabi'an, icyakane bavandimwe b'Abayisilamu, icyakane njye navuga nanasoza, bavandimwe b'Abayisilamu, kwiga idini ni umugisha. Umuntu wize ubuyisilamu neza akabusobanukirwa, aba igisubizo muri sosiyete, ahari hose aba igisubizo, ntabwo ashobora kuba ikibazo. Abazaba ibibazo muri za sosiyete, abo ni babandi bize ubuyisilamu nabi, abo nibo bashobora kuba ikibazo kabisa muri sosiyete. Ariko umuntu wize idini
akajya mu bara bakajya kwiga ubuyisilamu ntashobora kuba ikigeragezo cyangwa se aba ikibazo muri sosiyete, ahubwo bigisubizo. Ibi ngibi mwese murabizi. Ikindi mwebwe wakenisi na mutabaruka, Saudi Arabia ni igihugu mu bihugu bya mbere ku isi bizwiho umutekano usesuye, haba indani kabisa mu gihugu. Itwe twarahabaye turabizi. Ni igihugu kabisa cyuje umutekano kuruta n'ibihugu byinshi by'i Buraya cyangwa se ku yindi migabane. Cyuje umutekano kabisa, Imana yabihereye. Ni gute mwavuga ngo bajya kwiga muri biriya bihugu, bajya kwiga ubutagondwa, kandi bino bihugu za Saudi Arabia ari byo bihugu bya mbere ku isi birwanya ubutagondwa? No muri UN no mu bigega by'isi bishinzwe kurwanya ikibi ku isi, Saudi Arabia uzasanga umusanzu wayo itanga w'amafaranga mu kurwanya ibikorwa by'ubutagondwa n'ubuhezanguni hirya no hino ku isi, uzasanga ari amafaranga menshi ibindi bihugu byinshi bitashobora no kuba byatanga muri icyo kigega. None mwarangiza mukavuga ngo abajya kwigayo baba bagiye kwiga ubukoroni n'ubutagondwa no kuzagaruka baje guhemukira no kwica bene wabo. Kwiga sharia nuko biriya bintu ni modern colonialism. Ibyo ni kujya kwiga ubukoroni, please. Hatagira basanze bajya kwiga ibindi bintu. Buri hari ibintu akakaye. None abantu bagiye kwiga ayo mategeko yo kugendera kuri sharia, wowe wabashyigikira wowe? Ariko kuki akora bese audit yarabitekereje? Ariko nibyo nizo buruse batanga. Ibyo bintu bisobanuka gute? Igihugu cya mbere ku isi kirwanya ubutagondwa murahindukiye nibo mubishinjije, ahubwo ngo nibo bategura intagondwa. Ari nacyo twagarutseho Abayisilamu. Saudi Arabia kubera igihagararo yakomeje kugirana n'isaha cyo gutanga buruse kugira ngo abana b'Abayisilamu biga ubuyisilamu babumenye, bazasubira iwabo bajye kwamamaza ubuyisilamu. Ibi Saudi Arabia barayibyangira benshi mu bantu. Buriya hari n'imbaraga ziba zarakoreshejwe hirya no hino ku isi kugira ngo ziriya buruse za Saudi Arabia itanga zicike cyangwa zihagarare, ariko byarananiranye kuko Saudi Arabia kino kibazo irakizi. Saudi Arabia irabizi neza yuko hirya no hino ku isi hari abadashaka yuko abantu bajya kwiga Saudi Arabia bitwaje iturufu y'ubutagondwa. No mpamvu Saudi Arabia mu kwakira abanyeshuri nta muryango n'umwe bakorana. Saudi Arabia ikorana n'uwo depoje gusa, ikakwakira ukazajya kwiga ukarangiza ukagenda gukora dawa iwanyu. Kubera yuko Saudi Arabia irabizi ko bayiziza kuba yarakomeje kuguma ku buyisilamu bwa nyabwo, aribwo bita ubutagondwa. Murabizi nkanjye na ba Sheikh Ali twigisha manhaji salafu, umurongo mwiza, ubuyisilamu bwiza, ariko ntihabura abantu bahindukira bakavuga bati barabanurira intagondwa, ni abahezanguni mubirinde. Iyi manhaji y'abariya abantu ntabwo ari manhaji salafiya, iyi ni manhaji tatarruf, ni manhaji al-ghuluwi. Iyi manhaji ni manhaji manbuzu hata fil Islam, ahubwo muzabite khawariji, ariko ntabwo ari salafiya. Kubera iki? Kubera kuduhora no kutuziza kwigisha bwa buyisilamu bwa nyabwo butavangiye. Benshi mu bantu ku isi badashaka, ariko bakabona kubwataka gutyo gusa direct birateza ikibazo, ahubwo bakanyura mu cyitwa ubutagondwa n'ubuhezanguni kugira ngo bibashe kumvikana ko kabisa abantu badashobotse. Saudi Arabia rero irabizi. Saudi Arabia nicyo gihugu cya mbere ku isi gitanga amafaranga menshi mu kurwanya ubuhezanguni n'imitwe yitwaje intwaro n'ubutagondwa n'ubuhezanguni. Ariko kubera ko iyo yigisha ubuyisilamu bw'umwimerere birarangira bahindukiye abantu bakayishinjwa ko ari yitegura intagondwa. Kubera iki? Kubera ko abanzi b'ubuyisilamu babuze inzira banyuramo yo gusenya ubuyisilamu no kubusiba ku isi. Ubwo rero babona ko inzira ishoboka no kubwangisha abantu ubuyisilamu ko ari inzira yo guca mu cyitwa ubwihebe, ubuhezanguni, abajihadiste n'ibindi nk'ibyo ngibyo. I'rifu hadha barakallahu fikum. Bayisilamu mubimenye nuko uko gahunda ziba zimeze. Fa'ala kulli hal, uyu kenshi na mutabaruka rwose ibyo mwavuze no kwibasira ubuyisilamu ndetse ni no kwinjira mu bitabareba
budafitemo n'ubumenyi buhagije, ubwo rero mujye mukora izindi nkuru zanyu zijyanye n'umwuga wanyu. Uwisilamu ni stop. Nimugera ku Uwisilamu mujye muhagarara muceceke, ko mugiye kuvuga ibyo mutazi. Iki gisobanuke, turabibabwiye kabisa, gasopo n'ikindi gihe kabisa. Uwisilamu burera burasobanutse. Uwo ari wese ushatse kuzanamo ibitarimo direkte ahita agaragara, tukamusubiza, tukamwandagaza, tukanamwamagana kure. Kibyo azanye Uwisilamu buri kure nabyo. Ibintu bisobanuke mu bimenye. Mugomba kuba nk'ubukristu, mugomba kuba nk'ubuyahudi, mugomba kuba nk'ayandi madini. Wa Muislamu yazavuga atari ibintu ntabwo ari byo, agahita agirwa intagondwa. iyi manhaji y'abariya abantu ntabwo ari manhaju salafiya, iyi ni manhaju tatarruf, ni manhaju lughuluwi. iyi manhaji ni manhaju manbuzu hata fil Islam, ahubwo muzabite khawariji, ariko ntabwo ari salafiya. Kandi niko bimeze. Uwisilamu n'ubukristu n'ubukristu. Ariko nari nguhayira urugero kugira nkwereke akaga uno munsi aba bayisilamu beza barimo, bari kubitirira intagondwa. Muislamu nta muislamu ugomba kuba intagondwa, nta n'umuislamu wakwiga ubutagondwa. Ibi byumvikana binasobanuye. Ntabwo abaho yarize neza. KNC yasobanukirwa amategeko y'iyi Sharia law, uvuga amategeko y'idini ya Kiislamu. Ntabwo amategeko y'idini ya Kiislamu ari amategeko yagomba kuzana ibintu bikakaye. Uravuga ngo ntabwo wabonye ngo hari umwana ngo w'umunyarwanda ngo wifaje Korowani, nuko wenda Mutabaruka byase mitera isoni atize kwifaza Korowani ikibazo ngo gufata mu mutwe. Ntabwo wabonye ko ari umunyarwanda watsinze mu gusoma Korowani. Gusoma Korowani nta kintu bitwaye. Hasi kumutwara ngo agiye kwiga idini, nta bindi ari kwiga, agiye kwiga idini. Umwana akagenda ku myaka wenda 10 agiye kwiga idini. Nose reka nkubaza, abapadiri ko ntacyo bavugaho? Ariko biga amasomo asanzwe, ntabwo biga Bibiliya gusa. Okay. Ibyo nabyo bigiye kuba ikibazo. Sheikh, abantu kwiga ubundi bumenyi za Saudi Arabia. Saudi Arabia hari fakirita nyinshi cyane. Twari twize ibyo ngibyo uri kuvuga, amategeko ya Sharia, tukiga hadisi, mana nyanize hadisi. Ariko n'umunsi tuvugana mfite murumuna wanjye w'umunyarwanda ngo tujye tubivuga, ari kwiga engineering muri Saudi Arabia. Ntabwo abantu bose bagiye hariya baba bagiye kuvuga ngo bagiye muri Sharia. Saudi Arabia itanga buruse nyinshi, kandi n'abagiye kwiga Sharia nabigusobanuriye nka Burkina Faso barabikwiye, kuko nabyo birimo akazi. Kandi ntabwo twiga Sharia gusa ngo twere kwiga ibindi. Turiga, we learned a lot of things there. Turiga how you can graduate in Saudi Arabia without knowing how to use computer. You have to write your research. You have to know other knowledge. You have to know how to make business. Ibi byose ugomba kubyiga muri Sharia law. Nje twiga business al-buyu'. Nkamenya uburyo nkora business. Wahuye n'umushehe mwiza ukora business, hari undi wahura nawe. Computer twiga kwigisha computer. Bakatwigisha ubukorikori. Bakatwigisha amasiyansi atandukanye. Ubu si science utazikuye muri Qur'ani wazikurahe? KNC rero urugwanga mufitiye abayisilamu ngo kuvuga ngo sinzi ngo Qur'ani ngo sinzi, ariko haraho mivugira ngo ubusinga ko batavuga ngo kubiga ngo bino bindi ngo by'ubukristo suko babivuze bya theologia n'ibindi. Ariko ngabo biga ibindi, natwe twiga ibindi. This English I'm speaking today, where have I learned it? Twabyize iyo ngiyo. Mathematics twabyize, biology twabyize, twabyize iyo ngiyo. Ubwo rero iki cyasha mushaka gushira ku Buyisilamu no kuri elimu y'Ubuyisilamu no gutoteza abana ba Kiyisilamu kugira ngo mwishire mwebwe rwadwango muhora murembera ku Bayisilamu mu rugabanye. Izi propaganda zo kurwanya Abayisilamu biri kwisi hose siko bimeze. Nta nicyo mufite icyo mugomba kubihinduraho, ko uzaturokorana Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko Abayisilamu nta muntu wiga idini ugomba kujya mu bitekerezo by'ubutagondwa.
nta n'umwe. Ibi ngibi umuntu wiga idini n'ugomba gutanga iya mbere kugira ngo umutekano ahari uba uhari. Borana kugira KNC rekera aho ngaho, murekera aho ngaho, ibi nabyo muvuga ngo sinzi ngo abantu ngo biki n'ibiki, mubirekera aho ngaho. Kiriya gihugu cya Saudi Arabia ni igihugu kiri mu bihugu bya mbere birwanya iterabwoba, kiri mu bihugu bya mbere birwanya iterabwoba. Ejo bundi nabonye His Excellency Perezida Paul Kagame yakiriwe n'umwana na cya gikomangoma Mohammed bin Salman. Kubusi yabazi ko aho hantu hari ibyo bintu urumva bijya gutyo, akaba yagirana umubano, za embassy zirahari. Uwo mwami cyangwa se igikomangoma nicyo cyajyana porogaramu zo guteza umutekano mukeya mu bindi bihugu. Aba propaganda rero hari turayazi, nibyo muvuga birazwi. Please reka tubyumve gutyo gusa, nimukomeza nimugira ibyo mudasobanukirwa ibyo nakubwiye uno munsi, nutabisobanukirwa. Sharia law ni ikintu kinini, siko bimeze. Ntabwo rafata akantu gato rimwe na rimwe gakoreshwa n'intagondwa n'abaterabwoba mu nyungu zabo ngo ushaye ukambika buri Muislamu, uramuhotera. Ntabwo ugomba kubuza Umuislamu uburenganzira bwo kujya kwigira aho agomba kwigira niba abona aya mahirwe yayagize. Ubwo rero iki gitekerezo nyamuneka KNC mwasoje muvuga ngo n'ibindi bihugu ngo byareberaho gushira mu bikorwa ibintu nk'ibi ngibi, kwaba cyangwa se ngo babikora baba bagiye guhereza amahirwe za ntagondwa. Atabana banze ko biga idini yabo, bashaka kubajyana mu bukristu, bashaka gushimangira ubukristu. Gusa ikindi nakubaza, Perezida Ibrahim yavuze kuri mwahagurutse muri kubiserebura, ariko yaza kuba yakomoje wenda nko ku banyagatulika wenda nka bangahe bajya kwiga mu gihugu runaka, akababwira ngo azabahagarika. Ubu bari kuvuga ibingana gute? Rero za nsina ngufi Imana ntizazirengera, za nsina ngufi Imana ntizazirengera. Bayisilamu nanjye mutari abayisilamu, Banyarwanda Banyarwandakazi, ibintu mwanya twari dufashe mu buryo bwiza bwo gukebura KNC. Guma mu bintu byawe by'imyidagaduro n'imipira yawe KNC. Abakobwa bajye bagufata baguterure bakugize sinzi ukuntu bajya bakugira, sinzi muri za AI ni bari biki, bakaguterura n'udukweto bakugize nka gatubni, sibyo? Niba hano hari uyu mwana yaranshekeje cyane, ariko content ze ngiye mbona nta kibazo. Nabonye yari yatere Mutabaruka arerumbuye amaso. Wavuze ko yari yaguhetsera. Bose uyu ni Mutabaruka nyene yateruye. Murano yateruye yahetse Mutabaruka. Arongera heka KNC. Oya yaragushiga. Weho guma muri ibyo ngibyo please. Ntabwo naguza no kabahamagara ngo bagukwanditse, ubona Mutabaruka bakabaterura gutya mukabaha amahene. Kandi niba gikoreye imikino yo kurya rwose arabizi ko njye wayitangije mu Rwanda. Azarye live rero, azaze mujyane kwa Nufo the Road, babwire bamukubitire mbuzi ya wadi ayicare nurangira. ubwo razanyura ahabwe umwambaro mwiza w'ikipe ya Gasogi, azajya muri ibyo ngibyo n'imipira yawe n'ibiki byawe uvuge n'amakuru. Ariko iby'ubuyisilamu nanabwira aba bashehe ni bari bo muri RMC ni bari iki, ntabwo abayisilamu bagombye kuduhamagara twe ngo tujye tuva kuri KNC. Sindayigaya niba uvugira idini urihe, nagombye kuvuga wa ntabwo wize ibyo ngibyo KNC ari kujya kuvuga bya Sharia law. N'ubwo bwose wenda ibindi bitekerezo bihuje na KNC, hari ibitekerezo bihuje na KNC, ariko muri ko mutari kuvuga. Banyabari bari kwirirwa bari kuvuga ngo sinzi ntagondwa ngo zambara ngo dukofero babaraguriye muri muri Saudi Arabia. Barihe banyabari babonye zamu banza nayo bangaye berura, barihe bari kuvuga bari kwandika muri zo groupe zanyu z'abashehe ibidasobanutse. Ni mwe mwagombye gufata iya mbere kuza gusubiza aba KNC. Bayisilamu reka dusozereza ahangaha inshallah taala, ariko ibi byumvikane kandi inshallah idini ni Imana kandi zanayirindira. Tutahirize ku mugozi umwe, twubaka ubuyisilamu bwacu twasigiwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi tuba imbuto nziza z'ibihugu byacu, tuba imbuto nziza z'ibihugu byacu. Buri munyarwanda wese ntazabangamirwe cyangwa se ngahohoterwe n'uwari wese wazayitirira ubuyisilamu mu nyungu ze cyangwa se mu nyungu zo guteza icyasha ubuyisilamu n'abayisilamu. Dusozereza ahangaha, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala abayisilamu bose kubagugwa neza, abana bari kwiga idini biga idini neza, kandi ahereza igihugu cyacu inshallah u Rwanda n'andi muri Afurika umutekano aturinde ibibi n'ibyasha by'intagondwa
n'abaheza nguni. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.